Sesha noneho byakugendekeye bite ko mbona utaronze ako karenge kanyokosha? Sesha noneho byakugendekeye bite ko mbona utaronze ako karenge kanyokosha? Mba ndi gucata ntabwo nzi ikibazo ufitanye na mama ye. Ugiye kuza umbwira ngo mama ngo ntabwo yakarabije kuturenge, ntabwo mbizi jewe. Bya mama jewe ntabwo mbizi, sinzi ibyo ikibazo mufitanye jewe sinzi icyo ari cyo. Uza umbwira gutyo niba ari siko agahinda ikwiyagaje jewe nuri bya mama jewe ibibazo bya mama ntabwo mbizi jewe. Niba nawe ikibazo mufitanye jewe simbizi. Hari ikindi kibazo dufitanye cyangwa umaze kubyimba? Udasubiza ntabwo uriwe mbaza se. Mba nibereye kuri telefone ariko wandeba nawe utandeba nabi ibyo ntibikureba. Yesi se uramekenyera se ko nta kintu wantwara njye na mama? Niba umaze kubyimba turagusekura. Turaguhoma kundeba nabi. Igihe ikibazo cya mama nawe jewe ndakizi jewe. Uje uhinguye uvuye guhaha ndabizi uzanye agafaranga ko guhaha. Uje undeba nabi jewe dufitanye ikibazo. Ugifatanyije na mama. Jewe ntabwo nzi ikibazo mufitanye. Kuza unura umujinya rero jewe ibyanjye nawe twasekurana ko amahese ntacyo wamutwaraho kandi turi kumwe. Kingira mama twaguhoma. Sibyo se? Wimekenyera rwose kuko izo mekenyero twazimenagura. Nubwo wambyaye twabishyira ku ruhande. Nibere kuri telefone hari ibyo ndi kwikoreraho. Kuza jewe umbwira ngo ntabwo nakarabije ngo uturenge ngutwa mama. Jewe wibinze kuko jye na mama twaguhoma. Kaba umaze no kubyimba niyo yayo. Umaze n'iminsi wowe. Niko mwambereye nyine. Urumva nyine wananshobora hejuru y'imitsi yanjye ushingamo umukenyi n'iminsi yose maze nkugaburira wowe. Uba akaryo wakuzanye ku isi. None ngo urashaka kuzamfatanya na mama wawe mukamvunagura. Ukeka yuko nimumvunagura muzarya iki? Ngo rekura mu macati. Ibyo bya cati ni ibiki? Tweko tutacatingaga twabaye iki? Twabaye ikira? Siko nta n'isoni ugira nta n'ikinyabupfura. Uranyuba ukagiye ukambwira ngo ugiye maze kubyimba. Kandi mwana mugiye maze iminsi nkureba usa n'umuntu maze iminsi unywa itabi. Ngo ntusigaye unywa ibiyobyabwenge? Ni wowe umbwiye utyo? Ni wowe? Uba wasinze ikigaragara cyo ntabwo wanyubahuka. Nta n'isoni. Ko habima uba muzima. Si we mbaza se? Nta n'isoni. Wowe umwana wanjye ngo ntabwo yekenyera amenyo. Ushaka kuzamfatanya na nyoko? Abantu bakwishe nabaguhaye ibyo biyobyabwenge usigaye umwe. Kuko ntabwo numva uburyo we wanyubahuka. Dore mbese ngo karatumbye ububinga. Urabutumbye wibuke yuko nta rutugu rukuranga rusumba izosi. Waka kanya urumva urenze wowe. Cyangwa uzinga isuka yamazemo. Tuzajye mu mitsi nkwemeza. Uretse ko ntahangana n'umwana wanjye. Ubundi ubwo uri muzima kunyuba ukabigezaho cyangwa ufite ikindi kibazo? Waretse kunywa itabi? Ko jye ntari mwibona ndusha iki? Kirirwa mu buyoga bwa magana abiri. Uzi ko ugiye gupfa wowe. None uri kumva ufite imbaraga. Wowe itabi rimaze kukwica. Reka nkubwire. Ubundi ariye konje ntamusanga mu rugo. Si we mbaza. Mbaza mama yatembere. Kuba mushatse ibyo warashatse. Jewe mbaza ibyamaye kuko yitembereye. Nuru umujinya jewe byamaye jewe ni we mubiziranye. Ko ntabwo nzaho muhurira.
urimo urambaza umumbazamo ibiki yatembereye. Meze neza. Makuru yawe ameze neza? Ndaho gakeya nyine bimwe byuzi bisanzwe. Na papa Habimana bamumeranye neza? Irambe siri umugabo rero yaranzengereje. Nawe nabuze ukuntu nabigenza. Ariko nyine nta kundi nzabyihanganira gutyo tu. Urizi uriya mugabo naho mwamuhuriye papa Habimana? Shase Kadete uriya mugabo wanjye nubwo ari injabirizi. Ni ukuri kw'Imana pe arankorera nkarya akarenge kanjye ngagakarabye nta kibazo nubwo mbangamira ariko mbangamira gakeya pe. Ko hari utwana tw'udusoresore dukeye warekanye n'imbwa wanjye. Shase Kadete uriya mugabo wanjye aramfasha ni ukuri aramfasha nta kintu na kimwe atankorera niyo nshatse kamfurira aramfurira ariko reka mbe ndacyaha kumureka yenda tuzabyigaho ikindi gihe ariko uyu munsi ho reka mbaye mbitekereze. Hari ibyana mwana ibyo byana ntabwo byandutera numva ni akajabirizi pe ndabizi ko kajabiriye bya danje ntabwo kazi kwambara ni kazi gukaraba ariko karamfasha mu mirimo yose. Kadereka mbanze mbitekerezeho mbyigeho ni numva bindimo njye nzagusubiza nyine ngo igisubizo ariko reka mbe ndekeye aho zanca. Erike se simbona mumeranye neza? Shaka denge mbona Erike nawe ari umusimu cyane kundenza. Uretse Erike ubona yanyemera mani nyine nubwo anyemera aba mbeshya arasirimutsa ndenzeho rega nubwo asirimutse ariko jya utekereza ko turi abakene nubwo nanga gufasha umugabo wanjye ariko turi abahinzi. Njye mba mbona Erike ambeshya nawe buriya ibyo nzabanza mbyigeho ariko mba mbona nawe ambeshya. We na Erike tumaze kubamenya umudugudu wose utuntu twanyu ariko papa Habimana namara kubavumbura bizakugora. Ngongutse ngo karitsiye yose yarabimenye irabizi ngo sibyo uvuga uri seriyemani. Oya we mana yanjye we noneho papa Habimana nabimenye azanyica atariko wapi nta kintu azanankora ariko naho azabimenya azavuga nceceke nduce ndumire. Ariko mani Kade kari agahungu nako nakabwa ntabwo nakeka ko kagenda kabiseza mu mudugudu wose karitsiye yose. Mani ngiye kurekana nawe. Kade mwana reka mbe nkomeje sibyo ariko nyine buriya tuzahura ubutaha ikindi gihe nyine numva amakuru mazima sibyo se mwana? Yego Sheri amakuru ari karitsiye wowe bazakwica byanga byakunda kuko ukuntu bimeze papa Habimana naramuka agufasha ewana sinzi ikintu muzavugana kabisa. Urebye nabi yagutera icumu umuntu seriyemani bimeze nabi karitsiye ewana hahiye. Umubwire amakuru mfite yuko uriya mugore musigaye ukuntu mumesigaye mumiranye ewana sha barakwica kabisa. Papa Habimana agufashe azagukuramo umwuka ndakaza azakwica sere kandi nyine nuko nkuko bihagaze bimeze nabi nyine asiga afite umujinya ewana nagufata ni mu mavi ndagaza sere azakwica azagukuramo umwuka byanga byakunda ariko asiga afite umujinya bya danje.